ikibazo ahantu kiri ni ukumenya ngo za nzozi wagize zari zikomotse ku Mana. Muntu utajyaga uha agaciro ibintu birebanye n'inzozi, uyu munsi ndakugira inama kujya uha agaciro inzozi urota. Yesu ashimwe cyane. Reka nongere mbaramutse mwese inshuti bavandimwe aho muri mu bice bitandukanye byo ku isi. Abari mu Rwanda ndabona umunsi ugezemo hagati, reka mvuge mwiriwe neza. Abari ku mugabane w'Uburayi wenda aho bugorobye, namwe mwiriwe neza. Aho bukeye naho mwaramutse neza. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndabaramukije mwese aho muri mu bice bitandukanye, mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza amahoro ya Kristo kugira ngo abane namwe. Uwo muri kumwe ni Prophete Bosco, umushumba w'itorero Nayoti Christian Church rikorera mu Rwanda. Ikindi nkaba mfite YouTube channel nshishaho biganiro by'iyobokamana, biganiro by'ijambo ry'Imana ndetse n'izindi nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagiye dutegura. Icyo kinyamakuru cyitwa Yesu Arakiza TV, ariko uyu munsi ntabwo ari Yesu Arakiza TV gusa. Twahuje ibitangazamakuru bibiri. Twahuje Yesu Arakiza TV ari cyo gitangazamakuru cyanjye, kuvuga ngo niyo YouTube channel yanjye nshishaho ibiganiro. Nimba utarakora subscribe kuri iyo channel wabikora kuri Yesu Arakiza TV, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ujye ukomeza kubona n'izindi nyigisho ducishaho buri munsi ko bukeye nuko bwije. Hariho ibiganiro byiza kuri iyo chaîne ya Yesu Arakiza TV. Koraho subscribe, wiyandikishe kugira ngo ujye ubona notification y'inyigisho dushyizeyo. So rero nkuko nari maze kubivuga mu mwanya, uyu munsi noneho ndi kumwe n'undi muvandimwe wanjye witwa Evode. Evode nawe afite igitangazamakuru cyitwa kiyobokamana cyitwa Isezerano TV. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni twahuje Yesu Arakiza TV ariyo YouTube channel yanjye ndetse na Isezerano TV iyobowe na Evode. Rero reka mbahe ikaze mwese aho muri mu bice bitandukanye. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenga Imana, twiragize Imana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye, ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo guhimbazwa, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka, uri Imana ishobora byose. Ndagushimye, ndaguhimbaje Mana, nguhaye icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza turimo tuganira ku ijambo ryawe, ndagusaba kugira ngo umwuka wera aze ayobore kino kiganiro. Ndagusaba kugira ngo imbaraga zawe Yesu Kristo zize ziganze, zitegeke, ziyobore, ntabe ari twe Mana, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye, Imana shimwa, amen. Yego rero reka nongere mbahe ikaze nkuko nari maze kubabwira umwanya ushize. Uyu munsi nkomeje n'inyigisho natambukije kuri Yesu Arakiza TV no ku Isezerano TV. Ni ukuvuga ngo iyi ni part 2, ni part 2 y'inyigisho nacishijeho ifite umutwe uvuga ngo sobanukirwa inzozi urota. Ni ukuvuga ngo ndahangaha kugira ngo mbafashe gusobanukirwa inzozi mugenda murota ntimuzisobanukirwe. Imana ishimwe cyane. So nkiri ahangaha rero nababwiye yuko hari ikintu twita la puissance de la prophétie divine. Ndasubiramo, hari ikintu twita la puissance de la prophétie divine, cyangwa se mu cyongereza power of divine prophecy, cyangwa se imbaraga z'ubuhanuzi bukomotse ku mutima w'Imana, imbaraga z'ubuhanuzi bukomotse ku Mana. So rero abantu benshi ntibajya baha agaciro ikintu kirebanye n'inzozi, ariko inzozi buriya Imana izivugiramo. Bumwe mu buryo Imana igikoresha yigambiriye kuvugana natwe n'igice cy'inzozi nacyo Imana ijya igicamo cyane. Rimwe na rimwe abantu benshi iyo barose inzozi hari igihe bataziha agaciro. Akenshi hari igihe umuntu arota inzozi
nyamara atazi neza ko Imana yavuganye nawe, ntabiha agaciro, akumva ko yarose gusa, bwacya na mu gitondo abyutse za nzozi yarose ntabashe kuba yaziha agaciro. Ariko buriya ikintu kirebanye n'inzozi Imana ijya ikivugiramo cyane. Ndongera bisubiremo, ikintu kirebanye n'inzozi Imana ikivugiramo cyane. Igice cy'inzozi Imana ikivugiramo cyane. So, hari ikintu narimvuze, hari ijambo narimvuze rivuga ngo la puissance de la prophétie divine, dukuvuga ngo imbaraga z'ubuhanuzi bukomotse ku mutima, bukomotse ku Mana. Urabyumva? Dukuvuga ngo rero igisate cy'ubuhanuzi cyangwa se igice cy'ubuhanuzi kirimo ibyiciro byinshi bitandukanye. Ndasubiramo, iki gice cy'ubuhanuzi, iyi power of divine prophecy cyangwa se la puissance de la prophétie divine, izi mbaraga z'ubuhanuzi bukomotse ku Mana, abantu benshi ntibajya bamenya yuko ikintu kirebanye n'inzozi Imana ijya ikivugiramo mu buryo buhambaye cyane. Twibukiranye yuko Imana ishobora kuvuga biciye mu ijambo ryayo. Number 2, Imana ishobora kuvuga binyuze mu bahanuzi, igakoresha babamenya, ijambo ry'Imana rivuga babamenya, abari bahanuzi. Icya gatatu, Imana ishobora kuvugana nawe biciye mu nzozi. So ndahangare kugira ngo mbasobanurire inzozi mugenda murota zitandukanye. Abantu benshi bagiye bagira urujijo mu nzozi barose, ugasanga umuntu arose ibintu ntabisobanukiwe, ntamenye yuko ese ziriya nzozi zakomotse ku Mana, ese ziriya nzozi zakomotse kuri Satani. Ibi byose ndahangara kugira ngo mbafashe kubisobanukirwa. Mwibutse yuko kurota ni kimwe, no gusobanukirwa inzozi warose nabyo ni ikindi. Ndasubiramo iki kintu, kurota ni ikintu kimwe, no gusobanukirwa inzozi warose ni ikindi. Ushobora kuba ufite impano yo kurota, waryama mu ijoro ukagira inzozi, ariko za nzozi warose ntubashe kuzisobanukirwa. Kirumvikana neza? Ushobora kuba ufite impano yo kurota inzozi, yo kugira inzozi cyangwa se indoto. Za nzozi ugize, tuvuge mu ijoro uryamye, ariko udafite impano yo kuba wasobanukirwa za nzozi warose. Niyo mpamvu kuva kera kose habagaho abafite impano yo kurota ariko badafite impano yo gusobanura inzozi barose. Niyo mpamvu iyo tugiye mu ijambo ry'Imana tubona ba Yosefu, imibereho yabo bari bafite iyo mpano, bari bafite iyo don, bari bafite iyo mpano yo gusobanura inzozi zajyaga zirotwa n'abantu batandukanye. Noneho Yosefu agahagarara mu cyimbo cyo kuba yasobanura za nzozi babandi barose. Sibyo? Natwe rero turahangaha, Josefu ntabwo akiriho, ariko hari ba Yosefu bandi Imana igenda ihagurutsa kugira ngo tubafashe gusobanukirwa inzozi mugenda murota. Imana ishimwe cyane. Iki kintu navuze kirebanye n'ubuhanuzi bukomotse ku Mana. Imana ishobora kuvugira mu ijambo ryayo, cyo turacyemeranya. Imana ishobora kuvuga ikoresheje abahanuzi, abaprofete, abahanuzi babamenya. Kuva kera kose Bibiliya tubonamo les grands prophètes na les petits prophètes, tubonamo abahanuzi bakuru n'abahanuzi batoya. Abo bose ni abantu Imana yajyaga ikoresha igambiriye kugira ngo message itambuke, igezwe ku bwoko bw'Imana, igezwe ku bantu b'Imana. Abyumva? Ariko hari ubundi buryo rero, aribwo uyu munsi tuza kwibandaho cyane, uburyo bwitwa inzozi. Sibyo? Ndakubaza ikibazo, eske inzozi wajya gurota wajyaga uziha agaciro, cyangwa wajya gupfa kurota gusa wamara kurota za nzozi wagize mu ijoro ryamye ukumva nta gaciro ubihaye? Shuti muvandimwe, ziya nzozi zose urota zifite agaciro. Urabyumva? Ugomba kujya ubiha agaciro, ukamenya ngo ibyo warose bisobanuye iki. Ese niki Imana ashatse kukuburira? Kuko hari inzozi bita inzozi zo kuburira. Urabyumva? Hari igihe turyama twarota mu nzozi turyamye, ukajya kumva ukabona mu ijoro ryamye hari inzozi ugize. Imana ikaba wenda irimo ikuburira ku bibazo runaka byari biri imbere yawe kugira ngo ugire icyo ukora, usenge,
utarabyinjiramo ngo bigwemo. Urabyumva? Rero nkiri muri introduction, iki kintu ugomba kugiha agaciro. Inzozi ni ikintu gikomeye Imana igivugiramo. Iyo urebye Yosefu kugira ngo ace muri rwa rugendo rwose yagiye acamo kugeza igihe yaje kubona umwanya ukomeye muri Egiputa. Murabizi amateka ya Yosefu ukuntu byagenze kose, ukuntu abavandimwe baje kumugurisha, baramugambanira, baramuhemukira. Ariko biriya byose ubuzima bwa Yosefu, ibyo Yosefu yagiye acamo byari byaraciye mu nzozi. Urabyumva neza? Imana yari yarabanje kubyereka Yosefu biciye mu nzozi. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa Yosefu, imibereho ya Yosefu uko yaje kubaho, Yosefu urugendo rwose yaciyemo kugira ngo agere kuri uriya rwego, agere kuri uriya mwanya yaje kubona mu gihugu cya Egiputa. Muzi ko bari abavandimwe be nubwo bari baramugambaniye, byaje kugera igihe baza guhaha aho Yosefu yarari. Urabyumva? Uzi ko Yosefu yaje kurota inzozi abona umuba w'inkwi we usigaye uhagaze, ariko indi miba y'inkwi y'abavandimwe be yose yikubita hasi. Byari bisobanuye iki? Byari bifite ikintu bisobanuye yuko hari igihe kizagera bazaza bakubarara hasi baje gushaka amafunguro mu gihugu cya Egiputa, kuko ahandi hose hari hateye inzara. Wenda hasi nshaka kuhatinda cyane, ndagira ngo twinjiremo noneho mu buryo buri deep. Ariko iki kintu ugomba kubanza ukagiha agaciro, ugomba kubanza ukakimenya. Inzozi Imana izicamo cyane, inzozi Imana izivugiramo cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ufata icyemezo umenye ngo yuha agaciro cyane inzozi warose. Nurota ibintu ukabona utabisobanukiwe, duhamagare. Ndi hano kugira ngo mbafashe. Mpamagara, ndaza gutanga nimero yanjye ya telefone. Nyuma nsoza ikiganiro ndaza gutanga nimero yanjye ya telefone kugira ngo ujye uhicaho uhamagare kuri iyo nimero kugira ngo tugufashe gusobanura inzozi zakunaniye gusobanukirwa. Kuko hari igihe kimwe na kimwe za nzozi urose yitaziha agaciro, usanga hari ikintu Imana rigambire kuba yakubwira cyangwa se yakuburira, ejo ugasanga ukiguyemo kandi utakakiguyemo. Sibyo? Rero inzozi ziramoko atatu. Ibi nabyo mugomba kujya mubimenya. Nzagenda bisubiramo mu episode atandukanye, nzagenda ntambutsa ku nyigisho irebanye n'inzozi. Inzozi ziramoko atatu. Hari inzozi zikomotse ku Mana. Inzozi za kabiri ni inzozi zikomotse kuri Satani. Inzozi za gatatu ni inzozi twita inzozi z'umuruho, z'imiruho. Ndasubiramo, inzozi ziramoko atatu. Hari inzozi zikomotse ku Mana, hari inzozi zikomotse kuri Satani, hari n'inzozi z'imiruho. Ibi bintu uko ari bitatu byose biza mu buryo bw'inzozi. Urabyumva? Ushobora kuryama mu ijoro uryamye ukagira inzozi. Ikibazo ahantu kiri ni ukumenya ngo za nzozi wagize zari zikomotse ku Mana cyangwa se za nzozi wagize zari zikomotse kuri Satani. Ibi rero iyo utabisobanukiwe tuba turi ahangaha twebwe nk'abakozi b'Imana kugira ngo tugufashe. Zimwe mu mpano Imana yampaye no gufasha abantu gusobanukirwa inzozi barose, nabyo Imana yarabiduhaye kandi tubishimira Imana ko iyo mpano Imana yiduhaye kugira ngo ifashe abantu, ifashe ubwoko bw'Imana. Naba Yosefu nibwo buzima bari babayeho, niyo mibero bari babayeho, kuvuga ngo Yosefu nawe yajyaga afasha abantu gusobanura inzozi bananiwe gusobanukirwa. Uribuka Yosefu ari muri gereza, babafungwa babiri bari muri gereza nabo bagize inzozi bananirwa kuzisobanukirwa, ariko Yosefu nk'umuntu wari anointed, wari warasizwe n'Imana, afite iyo mpano yo gusobanura inzozi, aza gufasha abafungwa babiri bari muri gereza, abafasha gusobanura inzozi bari barose zabananiye gusobanukirwa.
hari inzozi zikomotse ku Mana, hari inzozi zikomotse kuri Satani, hari n'inzozi z'imiruho. Reka rero twinjire mu deep, ariko reka tubaye dusome iri jambo, dusanga mu gitabo cya Yobu. Igitabo cya Yobu ibice 33 n'umurongo wa 14. Wafatana Bibiliya yawe, turimo turasobanura ku birebanye n'inzozi. Fatana Bibiliya yawe dusome iri jambo twihuse. Yobu ibice 33 n'umurongo wa 14. Haranditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Ndasubiramo, Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, urumva ko rya jambo inzozi rigarutse, mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. Muntu utajyaga uha agaciro ibintu birebanye n'inzozi, uyu munsi ndakugira inama kujya uha agaciro inzozi urota. Imana ishobora kuvugana nawe biciye mu nzozi. Swati hari ikintu runaka Imana ishaka kukuburira, hari ibibazo biri imbere yawe, Imana ishaka kukuburira kugira ngo ukanguke usenge, ube maso usenge. Urabyumva neza? Twamaze kubona ko hari ikintu bita la puissance de la prophétie divine, cyangwa se imbaraga z'ubuhanuzi bukomotse ku Mana. Buri ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwaryo. Imana yikoresheje abahanuzi bakaguha message, nabyo n'ubuhanuzi. Ariko n'inzozi iyo umuntu aryamye mu ijoro akarota, nabyo haba hari message, haba hari message Imana ibirimo ihereza uwo muntu wagize izo nzozi. Hano mu ijambo ry'Imana turabibonye mu gitabo cya Yobu ibice 33 n'umurongo wa 14. Haranditse ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mwiyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. Noneho rero ikibazo ahantu kiri nahanga, inzozi ziramoko atatu nari maze kubisobanura. Hari inzozi zikomotse ku Mana, cya kabiri hari inzozi zikomotse kuri Satani, gatatu hari inzozi z'imiruho. Urabyumva? Inzozi zikomotse ku Mana n'inzozi zikomotse kuri Satani, abantu benshi bakunda kubikonfonda, abantu benshi bakunda kubigiraho confusion, bakunda kubigiramo urujijo. Umuntu yaryama mu ijoro akagira inzozi, kumbe Satani niwe wamurotesheje. Nawe yabyuka mu gitondo ngo Imana ifite ibintu yanyeretse mu ijoro ndyamye, kumbe wigiriye inzozi z'abadayimoni. Ni kuvuga ngo Satani yarayakurotesha mu ijoro ryamye. Rero ugomba gusobanukirwa ukamenya ngo inzozi zikomotse ku Mana n'inzozi zikomotse kuri Satani bitandukaniye hehe. Ibi nzabyigisha muri episode ya 3. Ariko uyu munsi ndifuza kugira ngo nze kugenda mpoyitinga ibintu byinshi bitandukanye birebanye n'inzozi, nze kugenda mbisobanuraho kandi mu mwanya mugufiya, kuko dufite umwanya utari munini cyane. Rero izi nzozi zikomotse ku Mana n'inzozi zikomotse kuri Satani n'inzozi z'imiruho. Izimiruho ni izihe? Izimiruho mbakoreye ka short summary. Izimiruho, urugero, ushobora kuba wenda wiriwe uri umucuruzi ucuruza mu ijoro, waryama ukisubiriramo bya bindi wiriwe ukora ku manywa, nawe ukagira ngo wagize inzozi wenda zikomotse ku Mana, kumbe ni inzozi z'imiruho. Ikindi, wiriwe wenda utwara imodoka unaniwe, waryama mu ijoro ukabona n'ubundi uri muratwara, kwibaza si ibintu narose ni ibiki. Kumbe izo nzozi wagize ni inzozi z'imiruho. Ugomba kumenya gutandukanya inzozi ko ziri amoko atatu. Hari inzozi zikomotse ku Mana, hari inzozi zikomotse kuri Satani, hari n'inzozi zikomotse ku miruho wiriwemo, ama stress uba wiriwemo mu ijoro, waryama bikagaruka ukabona iyo page igarutse. Kurota rero urya inyama, uzigaburirwa n'abantu utazi, biba bifite ikintu bisobanuye ngo uri murarogwa. Haba hari imbaraga z'abarozi zirimo zikwataka. Ejo bundi hari umuntu wampamagara ambwira ati profete ko iyo ndyamye buri gihe ndota ngaburirwa n'inyama n'abantu ntazi. Ndamubwira nti bamaso, ukanguka usenge, fata amasengesho, nushaka ukore ayo kwiriza ubusa, urwanya imbaraga z'abarozi zirimo zikugwanya zigutera. Kuko izo nyama ugaburirwa ntunezerwe cyane ngo uri murarya inyama, umenye ngo uri murarogwa. Hari spirit y'abarozi, hari umwuka w'abarozi urimo kurwanya, urimo gutera. Babyumva neza? Kurota ugaburirwa inyama n'abantu utazi, aba ari umwuka w'abarozi urimo kwataka, aba ari imbaraga z'abarozi.
abarozi bageze kuri stage iri ku rwego rwo hejuru cyane, bashobora kuba bakuroga batana kugaburiye, urabyumva, mu bihuherano, mu mwuka bikaza uryamye mu nzozi uryamye. Hari abajya baryama ukabona uryamye waryamye neza, ukajya kubona ukabona ubyutse wacuramye, kumbe n'abarozi baraye mu ijoro baguhindukiza. Kurota ugaburirwa inyama n'abantu utazi bisobanuye ko haba hari imyuka y'abarozi, hari imbaraga z'abarozi ziba zirimo zikurwanya. Kabiri, kurota inka zikwirukankana cyangwa se urwana inka zenda kukwica, biba bisobanuye yuko hari spirit y'urupfu, umwuka wo gukenyuka uba urimo ukwataka ukurwanya. Urabyumva neza? Kurota urwana n'inka, swati inka nazo ziramuka atandukanye, kurwana n'inka ikimasa, ibimasa, ukabona nk'ikimasa kirimo kikwirukankana, ujye umenya ngo uwo ni umwuka wo gukenyuka uba urimo kugendaho. Uba ugomba kuba maso ugasenga, ugakora amasengesho byibuze ya dry yo kwiriza ubusa, utarya utamwe, kuko mwene iyo midayimoni, mwene izo mbaraga zikurwaho n'amasengesho yo kwiriza ubusa. Urabyumva? Cya gatatu, kurota wambaye ubusa, uri tuni, nta myambaro wambaye, bifite ikintu bisobanuye. Bisobanuye yuko hari spirit, hari umwuka w'ubusambanyi uba urimo kwataka, hari umwuka w'ubusambanyi uba urimo wataka ubuzima bwawe. Iyo urose wambaye ubusa, ni ukuvuga ngo aba ari umwuka w'ubusambanyi uba urimo kwataka. Ikindi, uba uri mu bihe bitari byiza byo kwejyana n'Imana, ni ukuvuga ngo uba uri mu ntege nkeya, uba uri mu bihe by'intege nkeya cyane, nta relationship yawe n'Imana iba itameze neza. Niyo mpamvu ugomba gukanguka, ukaba maso, ugasenga. Ikindi, kurota bakogosha umusatsi, kurota umusatsi we bawogosha, bisobanuye iki? Bisobanuye ko uba uri mutakaza imbaraga z'Imana. Ubundi umusatsi mu isi y'umwuka ufite ikintu usobanuye. Wibuke Samusoni bataramwogosha umusatsi, yari afite imbaraga z'Imana. Yajyaga ashwanyaguza imigunzu y'intare, yajyaga ashwanyaguza intare, kwijambo ry'Imana ritwereka n'Abafilisitiya akabica bose akabarangiza. Yari afite imbaraga z'Imana. Umusatsi usobanuye imbaraga z'Imana. Rero iyo urose bakogosha umusatsi, bisobanuye yuko uba uri mutakaza imbaraga z'Imana. Ikindi, kurota baguca inzara, ubona baguca inzara, ntukabyishimire ngo wumve ko ari ibintu biri aho ngaho. Kurota baguca inzara bisobanuye ko ni ya spirit, ni za mbaraga z'abarozi ziba zirimo zigutera, ziba zirimo zikwataka. Urabyumva? Kurota baguca inzara ni ukuvuga ngo uba uri muterwa n'imyuka y'abarozi, uri muterwa n'imbaraga z'abarozi. Kurota nta mukandara wambaye, tuvuge uri umugabo, uziko umugabo wambaye ipantaro cyangwa umusore ashyiraho umukandara, kubona nta mukandara ufite bisobanuye iki? Bisobanuye ko nta kuri kuba kuri muri wowe. Ni kuvuga ngo Satani abarimo aguteza umwuka w'ikinyoma. Muri iki gihe abakristo benshi batewe n'umwuka w'ikinyoma, nta kuri kugihari. Rero hari igihe Imana ibicisha mu nzozi uryamye, ukajya kubona ukabona wambaye ipantaro igenda itakara mu nzira, nta mukandara. Bisobanuye ko nta kuri kukikurimo. Uba ugomba kongera kwihana, ukezwa, ukegerana n'Imana bundi bushyashya, ugasaba Imana imbabazi, ukongera kwiyunga n'Imana. Ikindi, kurota uhekenya amagufwa, kurota uhekenya amagufwa, ni ukuvuga ngo bifite ikintu bisobanuye. Je bundi hari wampamagaye arambwira ngo profete ko buri gihe iyo ndyamye ndota mpekenya amagufwa, basi Imana yampaye n'amaroti nanjye nkaryo. Hanyuma ndamubwira numva Imana irashaka kugucisha mu bikomeye kugira ngo ikomeze umutima wawe, kugira ngo nawe uzakomeza abandi. Buriya duca mu bikomeye kugira ngo Imana dukomeze, nitumara gukomera dukomeze n'abandi. Rero ayo magufwa wabonaga yarimwo ahekenya, byari bisobanuye yuko hari ibigeragezo bikomeye, kuvuga ngo hari training, hari course Imana igiye kumucishamo kugira ngo iyo course nayisohokamo azasohoke muri iyo course, azasohoke muri iyo training ahagaze neza. Umuntu Imana izakoresha imucisha mu bikomeye, amara gukomera agakomeza n'abandi mu bihe bikomeye nabo bari gucamo, nabo akabakomeza. Rero ikindi, kurota abantu barimo bakwirukankana, kurota abantu barimo bakwirukankana, urukankanwa n'abantu benshi bakwirukankana, ukabasiga ukabona ariko bakuri inyuma bakwirukankana. Izo ni imbaraga z'abadayimoni ziba zirimo zigutera. Urabyumva neza? Nurota ukabona abantu bakwirukankana benshi bakwirukankana, iyo ni imyuka y'abadayimoni, imbaraga z'abadayimoni.
uba ugomba gusanga umukozi w'Imana ukamuhamagara akagufasha gusenga, hakaba deliverance ku buzima bwawe, hakaba deliverance ku buzima bwawe. Ikindi, kurota uryamana n'umugabo utazi, uri umugore urubatse ufite urugo, mu ijoro waryama, iki tukita mari de nuit nicyo twita femme de nuit, umugabo w'ijoro n'umugore w'ijoro. Kuryama mu ijoro ukabona uri umugore wubatse urugo, ukabona hari ikindi kigabo kije, kankoresha iyi mvugo, cyangwa se undi mugabo uje utazi, ukabona arimo arashaka kuryamana nawe, bisobanuye iki? Bisobanuye ko icyo nicyo bita mari de nuit. Ni ukuvuga ngo iyo akenshi uterwa n'izo mbaraga, waryama mu ijoro uri umudamu ukabona urimo uraryamana n'umugabo utazi, akenshi iyo myuka ibigambiriye kugira ngo habe divorce mu mago. Buriya ibintu birebeye n'ama divorce, hari n'igihe divorce igiba bidaturutse ku makimbirane runaka yandi, kumbe umugore yaryama mu ijoro akaryama asambanywa n'umugabo atazi. Noneho muri cya gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina nyirizina n'umugabo we n'umutware we ntibigende neza. Kubera iki? Hari undi mugabo wundi w'ijoro wigaruriye wa mugore. Ibi muba mugomba kuba maso mugasenga. Mwene ibi bintu biba ari ubwiru utajya buvugwa n'abantu benshi, ariko mu gihe Imana biduhishuriye, iyo ubyumviye ntabwo ari agahato, iyo ubyumviye ukabikora, ukaba maso ugasenga, uyu mwuka ukawusenya, ushobora gusanga urugo rwawe rukomeye, ejo ugasanga cyacyuha abadayimoni bari bagiye kwinjiriramo basenya urugo rwawe kirafunzwe. Rero ibi bintu birebanye n'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro biri mu gutera abantu benshi, biri mu gutera abantu benshi kwiryamira mu ijoro umugabo ufite umugore mwasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, aho ukajya kubona ukabona hari undi mugore wundi mu ijoro urimo usambana nawe. Ugomba kuba maso ugasenga, bakubita uwo mwuka, bakubita uwo mugore w'ijoro kamusenya, kikokora izo mbaraga z'imyuka mibi z'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro. Ikindi, kurota woga mu mazi, kurota woga mu mazi, woga mu mazi, ariko ayo mazi woga ntuyarangize. Hari ukoga wamara koga ukabona ugiye kugeze ku nkombe urashoje koga, ariko noneho hari abantu biri barota mu ijoro ukabona wiyogera gusa. Aretse kumuhamagara ambwira ati iyo ndyamye buri gihe rwose mba nibereye mu piscine noga, kandi wumva nezerewe, nawe ntakamenye yuko hari spirit yo gukenyuka irimo imwataka. Imana irampishura irambwira ngo akenshi iyo umuntu arota arimo yoga mu mazi, so atama piscine. Ikindi, uri ku nyanja, uri mu nyanja urimo woga, ibyo bisobanuye ko hari imyuka yo gukenyuka, hari imbaraga z'urupfu ziba zimo zikwataka. Buriya Satani afite ama strategy akoresha. Mu kindi kiganiro gikurikiyeho nzabatandukanyiriza imbaraga z'amagini n'amadayimoni, abadayimoni bana n'amagini biratandukanye, nzabibigisha itandukaniro ryabyo. Burya iyo urwanya imbaraga z'amagini unarwanya imbaraga z'amadayimoni biratandukanye. Abadayimoni bihuta kugenda, bihuta kuvaho, ariko umwuka w'amagini wo kugira ngo uzaveho ni ibintu bigoranye cyane. Isaba kugira ngo ukore amasengesho ya dry, apana bya bindi byo kuvuga ngo urakora amasengesho ariko nta no kwiriza ubusa wakoze. So ikindi turimo turihuta, kurota uri hejuru y'umusozi, uri hejuru y'umusozi, hejuru ku mpinga y'umusozi hejuru, babisobanuye ko bya bigeragezo umazemo iminsi igihe cyo kubisohokamo kigeze. Uranyumva neza? Ejo bundi hari umwana w'umusore hano mu Rwanda yarampamagara arambwira ati Prophet ko narose ndi hejuru y'umusozi, bisobanuye iki? Kumbe yari uwo musore yaramaze hafi imyaka 15 yaradepoje ahantu hose, yarabuze akazi, ariko mu ijoro aryamye agiye kubona ari ku mpinga y'umusozi. Ampamagaye ansobanuza inzozi yagize. Imana irambwira ngo mubwire yuko igihe kigeze cyo kugira ngo Imana imuha akazi. Uwo musozi w'ushomeri Imana yumukuyeho, no kuvuga ngo ageze ku mpinga yawo, ageze ku musozo uwo musozi w'ushomeri. Uyu munsi yabonye akazi muri Rwanda Revenue, aguwe neza kubera Imana. So inzozi rero Imana zicamo, inzozi Imana zivugiramo. Uyu musozi w'inzozi cyangwa se iki gice cy'inzozi Imana igicamo igambiriye kuvugana natwe. Ikindi, kurota uteruye umwana w'uruhinja. Kurota uteruye umwana w'uruhinja bisobanuye iki? Umwana w'uruhinja
utaruzuza imyaka 3, utaruzuza imyaka 3, kuko uwujuje imyaka 3 kuzamura nabyo bifite ubusobanuro bwabyo. Ariko kurota umwana w'uruhinja, tuvuge ufite nk'amezi, ufite umwaka umwe, umwana w'uruhinja ufite umwaka umwe kugeza ku myaka 2, biba bisobanuye ko hari imbaraga za mwuka wera. No kuvuga ngo urimo uragendererwa, uri kugendererwa n'umwuka w'Imana. Hari umwuka wera urimo kugenderera. Urabyumva neza? No kuvuga ngo ni mwuka wera, mwuka wera abarimo akugenderera. Uri mugendererwa na mwuka wera. Hari ukugendererwa na mwuka wera. So, ushobora kurota uteruye wa mwana w'uruhinja. Wa mwana w'uruhinja iyo umuteruye biba bisobanuye ko hari mwuka wera urimo ugenderera ubuzima bwawe. Uba ugomba rero kuba maso ugasenga, kugira ngo mwuka wera akomeze ayobore ubuzima bwawe, mwuka wera akomeze ategeke, mwuka wera akomeze akontrole ubuzima bwawe. Ikindi, kurota uzamuka umusozi wirukanka, biba bisobanuye yuko hari support iturutse mu ijuru. Kuvuga ngo hari inkunga iturutse mu ijuru ije ku buzima bwawe, kugira ngo ibigeragezo cyangwa se ibibazo wari mucamo ubashe kubisohokamo vuba. Hari ikintu bita intervention rapide. Rero ni Imana mu ijuru nayo igitanga intervention rapide. Hari ukuntu Imana igitanga intervention rapide, hari ukuntu Imana igitanga ubufasha bwihuse kugira ngo bya bibazo cyangwa se ibigeragezo uri gucamo ubashe kubisohokamo vuba. Urabyumva? Ikindi, kurota urimo ubira ibyuya byinshi, bisobanuye iki? Mwisi y'umwuka bifite ikintu bisobanuye. Bisobanuye ko uburimwo, no kuvuga ngo haba harimo hakorwa deliverance mu buzima bwawe. Buriya iyo urose urimo ubira ibyuya byinshi mu nzozi uryamye, haba hari deliverance. Kuvuga ngo mwisi y'umwuka hari deliverance irimo ikorerwa ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buba burimo buba delivery. Hari ukubohoka kuba kuri ku buzima bwawe. Kwa kundi ubona ugize inzozi ukaryama ukabona urimo urabira ibyuya byinshi, kuvuga ngo hari imyanda ibirimo isohoka mu mubiri wawe. Ariko mwisi y'umwuka bifite ikintu bisobanuye yuko hari deliverance, hari ukubohoka kuba kuri ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe buba burimo buba delivery. Ikindi, kurota uri mu gace k'abantu utazi, ukabona barimo bagusunika, baguhanahana wowe uri hagati yabo. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko hari urugamba, hari intambara ugiye kwinjiramo. Ikindi, kurota unywa itabi. Bisobanuye yuko uwo ni umwuka w'amagambo. Buriya hari abantu usanga muri bo ikintu cyitwa kugira ibanga byarakunaniye. Rero hari n'igihe Imana ikubwira ko ugomba kumenya gukontrola ururimi rwawe, ukoresha ururimi rwawe neza, ikabicisha mu nzozi. Wowe ukajya kubona ugasanga ntunywa itabi, ariko mu ijoro waryama ukarota urimo unywa itabi. Kunywa itabi mu ijoro uryamye usanga utarinywa, bisobanuye ko hari umwuka w'amagambo. No kuvuga ngo ukoresha ururimi rwawe nabi. Hari ibintu bimwe na bimwe ujye uvuga mu gihe kitari icyabyo. Imana ibirimo kugira inama kugira ngo umenye gukoresha ururimi rwawe neza. Ubwo umaze kubona ko kurota unywa itabi nabyo bifite ubusobanuro bwabyo. Bisobanuye yuko hari umwuka w'amagambo burimo wataka ubuzima bwawe. Ikindi, kurota uhagararanye na perezida. Ndabyumva, kurota uhagararanye na perezida. Kandi wagenzura ugasanga perezida nta nahantu mujya munahurira, ariko waryama mu ijoro ukabona urimo uraramukanya na perezida. Ndabyumva neza? Perezida mu isi y'umwuka bifite ikintu bisobanuye Imana mu isi y'umwuka. Nubwo ubona perezida aba ari umukuru w'igihugu runaka, ariko iyo umurota mu ijoro uramukanya nawe, uhoberana nawe, Imana birimo kwereka yuko amasezerano yawe yenda gusohora. Iyo ubaye umunyabwenge, ikintu ukora niki? Usenga ushima Imana, ubwira Imana uti Imana gushimira yuko amasezerano yanjye asohoye. Kurota perezida uramukanya nawe nicyo bisobanuye. Ikindi, kurota uhabwa urufunguzo.
urufunguzo buri urufunguzo mu isi y'umwuka rufite ikintu bisobanura. Urufunguzo uzi ko bajya rukoresha bafungura imiryango, ukaba wafungura imiryango uvuga ngo no mu isi y'umwuka hari imiryango ibigiye kuba open, ni kuvuga ngo hari amarembo abagiye kuguruka ku buzima bwawe. Urabyumva neza kuvuga ngo hari amarembo abagiye kuguruka mu buzima bwawe. Ikindi kurota utwaye bisi, iyo bisi irimo abantu benshi. Iyo ukijijwe mu isi y'umwuka bisobanuye yuko hari umurimo w'ivugabutumwa, hari umurimo w'ivugabutumwa uburi imbere yawe, hari ivugabutumwa riba riri imbere yawe ubu uzakora, kandi rikagira success, rikagira ku ntego. Urabyumva neza? Ikindi kurota uri iwanyu mu cyaro. Iki kintu gisobanure neza. Urugero, uri muri Kigali ariko noneho waryama mu ijoro ukisanga uri iwanyu mu cyaro kwivuko, iki kintu kirumvikana neza. Utuye ubu ngubu uri hano i Kigali, cyangwa se wenda kuba diaspora bari hanze bo mu bihugu byo hanze, wenda uri mu gace runaka muri capitale runaka, wenda urugero uri nko mu Buholandi, ariko waryama mu ijoro ryamye ukisanga uri nko mu Rwanda mu cyaro epfo, mu cyaro kiwanyu muri kavukire. Ibyo biba bisobanuye yuko hari imyuka ya karande, hari imbaraga za karande ziba zirimo zikurwanya. Hari imyuka ya karande, hari imbaraga za karande ziba zirimo zirwanya ubuzima bwawe, zirwanya amateka yawe. Urabyumva neza? Kurota wisanga mu cyaro kiwanyu muri kavukire iwanyu. Swat urugero uri hano i Kigali ariko waryama mu ijoro karota uri iwanyu mu cyaro hahandi mu cyaro epfo. Bisobanuye yuko hari imyuka ya karande, hari imbaraga za karande ziba zirimo zikurwanya, ziba zirimo ziguhiga. Uba ugomba kuba maso ugasenga, ugakubita izo mbaraga za karande, ugakubita iyo myuka ya karande ikakuvaho, ikarekura ubuzima bwawe. Sigaje utundi tuntu tubiri tugasoza. Nzabakorera episode ya gatatu. Ndabizi yuko hari benshi bagenda bafashwa n'izi nyigisho zo gusobanura inzozi tugenda turota mu buryo butandukanye ntituzisobanukirwe. Ikindi kurota witura hasi. Urumva? Witura hasi, ukarota witura hasi. Bifite ikindi kintu bisobanuye. Ikindi kurota, ndaje bigaruke mu kanya. Kurota urugero uri mu kaburyamye mu ijoro, ariko ukajya kubona ukabona wibereye mu bwiherero. Urabyumva neza? Ibi ni ibintu bibaho cyane. Wowe uraryamye mu ijoro ariko wajya kubona ukabona uri mu bwiherero, muri toilette. Urabyumva? Uraryamye uri ku gitanda iwawe mu cyumba, ariko mu ijoro uryamye mu ijoro ukabona wibereye muri toilette. Abarozi bajya bakoresha aya matekinike. Izo ziba ari imbaraga z'abarozi ziba zigutera. Hari imyuka y'abarozi ibirimo gutera. Iyo urota uri muri toilette, iyo urota uryamye mu ijoro ukajya kwisanga ugasanga uri muri toilette, bisobanuye yuko hari imbaraga z'abarozi, hari imyuka y'abarozi irimo itera ubuzima bwawe, irimo irwanya ubuzima bwawe. Uba ugomba kuba maso ugasenga, usenya iyo myuka, usenya izo mbaraga z'abarozi zigacika, zikarekura ubuzima bwawe burundu, ukaba delivery, ubuzima bwawe bukabohoka. Urabyumva neza? Ikindi kurota utakaza amafaranga. Bifite nacyo ikintu bisobanuye yuko kuvuga ngo haba hari spirit y'inyatsi, umwuka w'inyatsi uba urimo gutera. Ni imbaraga z'inyatsi ziba zirimo zitera ubuzima bwawe. Ni umwuka w'inyatsi uba urimo utera ubuzima bwawe. Ibyo kugira ngo biveho bisaba iki? Bisaba ko wegera umukozi w'Imana gufasha gusenga. Ikindi nawe kandi ukaba maso ugakora amasengesho yo kwibohora, amasengesho akuzanira deliverance ku buzima bwawe. Mwene amasengesho ujye uyakora wirije ubusa. Abyumva neza? Rero reka mbashimire mwese, Imana ibahe umugisha mu bice byinshi bitandukanye aho muri abari mu Rwanda iwacu. Ndabashimiye kubana natwe
muri iki kiganiro cyo gusobanura inzozi. Mwagize neza kubana natwe, abari ku mugabane w'Uburayi, ba diaspora bari hanze, mwese muri Amerika, mu bihugu by'Uburayi, mwese namwe Imana ibaho umugisha. Uyu munsi twari twahuje amashene abiri. Yesu Arakiza TV niyo shene ncishaho ibiganiro byanjye by'iyobokamana. Ukeneye gusangaho izindi nyigisho zirebanye n'inzozi, wajya kuri iyo shene ya Yesu Arakiza TV. Ariko uyu munsi twahuje n'indi shene yitwa Isezerano TV, iyobowe n'umukozi w'Imana witwa Evode. Rero Imana ibaho umugisha. Telefone zanjye ni izi ngizi, ugambiriye kugira ngo unsobanuze ibindi byimbitse ntavuze muri uyu mwanya mutoya. 0782 28 48 07. Ndasubiramo rimwe, 0782 28 48 07. Nyandikira kuri iyo nimero, ca kuri WhatsApp nyandikire, mpamagara niba hari inzozi udasobanukiwe ngufashe kuba twazi gusobanurira. Imana iguha umugisha. Mwami Yesu, sengeye abantu bawe, sengeye ubwoko bwawe. Imbaraga zose zabarwanyaga biciye mu nzozi, imbaraga za sekibi zarwanyaga abantu bawe zikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Simvuze byinshi kuko mpagaze mu mavuta yo kwizera, kandi mvuze make, ariko wowe Imana ukore cyane. Reka abari mubaterwa mu nzozi baryamye bakire deliverance mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kwawe kwiza kuramburwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Nsenze nizeye, Imana shimwa. Amen. God bless you. Shalom.